Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe imyitozo igeze kuri 5 wakora buri munsi mu gihe uri kwirinda sciatica. Ese waba warigeze kurwara sciatica cyangwa se ukaba ufite ubwoba bw'uko ushobora kukugeraho? Uyu munsi nicyo cyatumye nkora iyi video, ngiye kukwereka imyitozo 5 yonyine ushobora gukora buri munsi ikagufasha kugabanya pressure cyangwa se cya gitutu kiba kuri mwakura wa sciatica bikagutera ubwo bubabare, ndetse ndakwereka imyitozo ishobora gukomeza umugongo wawe, imyitozo ishobora gukomeza inyama zo ku kibuno bityo bwa bubabare ntiwongere kubwumva. Ndakwereka kandi n'imyitozo ishobora gukomeza inyama cyangwa se imikaya yo kunda ndetse no ku mugongo. Turaza no kurebera hamwe kandi imyitozo igufasha kwirinda yuko sciatica yagaruka. Ubu ni uburyo bwo kwirinda buhoraho ushobora gukorera mu rugo nta bikoresho bikenewe, ariko wibuke ko niba ufite ububabare bukabije cyangwa se ukaba ufite intege nkeya zikomeye, ugomba kubanza ukabona assessment cyangwa se ugasuzumwa na muganga kugira ngo akwemerere kuba wakora iyi myitozo. Tukwereka ibingibi nkwibutsa ko n'ubumenyi rusange, ntabwo bisimbura inama cyangwa se icyemezo cya muganga, cyane ko ari wenyine uba wakuvuye ndetse yabanje no kugusuzuma. Birumvikana ko iyi video tuyikora kugira ngo ababyandikiwe babyemerewe babashe kuba babikora. Reka dutangire rero turebe ubundi iyi myitozo ikorwa mu buhe buryo. Umwitozo wa mbere bawita pelvic tilt. Uyu ni umwitozo ukomeye cyane ko uyu mwitozo wa pelvic tilt ufasha mu kugabanya kwa kwitsindagira cyangwa se cya gitutu cyabaga kiri ku mugongo wo hasi, ndetse ugatuma noneho na za nyama zo kunda ndetse no ku mugongo zibasha gukomera, ndetse ukongera ukanazikangura mu buryo bwiza, ukongera ukanatuma kandi disc yo mu mugongo yongera gusubira mu mwanya mwiza. Kuri babandi baba bavuga ngo disc yaranyereye cyangwa se disc iva mu mwanya wayo, uyu mwitozo wa pelvic tilt ni mwiza cyane kuko utuma nyine iyo disc yongera gusubira mu mwanya wayo neza cyane. Uribaza uti rero uyu mwitozo ukorwa mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo ugiye kuwukora aryama hasi bisanzwe nk'uko uri kubibona kuri video, agasa n'uhina mu mavi, yarangiza akajya akurura inda, by'umwihariko asa n'uyinjiza mu nda, agakanda umugongo asa n'uwujyana hasi, bityo ugafata amasegonda ageze kuri 5. Ushobora kuyabara gutya: 1, 2, 3, 4, 5, cyangwa se ukaba warebera kuri telefone cyangwa se no ku isaha waba ufite. Warangiza ukabisubiramo inshuro 10 kugera kuri 15. Icyo wibandaho ntabwo ukoresha ijosi, ahubwo ubikora uhumeka neza cyane. Ngira ngo wenda kuri video muri kubibona nibwo buryo bworoshye bwo guhita ubisobanukirwa. Umwitozo wa kabiri bawita Great Bridge. Ni umwitozo mwiza cyane. Uwo ni ukuvuga ngo impamvu ukora ubugambiriye kugira ngo ya mikaya cyangwa se izi nyama zo ku kibuno zibashe kuba by'umwihariko zajya mu mwanya mwiza, kugira ngo zigabanye icya gitutu zashyiraga ku mugongo wo hasi ndetse na cya gitutu zashyiraga kuri uriya mwakura wa sciatique. Uko rero uyu mwitozo ukorwa, uryama n'ubundi uryamishije umugongo, warangiza ugahina mu mavi, ukajya uzamura ikibuno cyawe buhoro, warangiza wagera hejuru ugafata amasegonda 5. Ngira ngo wenda kuri video muri kubibona neza, ukongera ugasubira hasi buhoro. Ibi ngibi ubikora inshuro hagati y'10 kugera kuri 15, bityo ugasubiramo nibura 2 kugera kuri 3. Icyo gihe biba ari sawa cyane. Impamvu rero uyu mwitozo ari mwiza, burya abantu benshi bafite sciatica baba bafite iyo mikaya yo ku kibuno idakora neza, bityo rero uyu mwitozo ukora mu buryo bwihariye. Undi mwitozo wa gatatu uba wita Gentle Navel Glide. Uyu ni umwitozo ukomeye cyane kubera ko ufite umumaro udasanzwe. Nawo ni umwitozo utuma habaho kugabanuka kw'igitutu kuri wa mwakura wa sciatique. Ikindi kandi nanone ukongera ukagaruraho ubwisanzure kuri wa mwakura wa sciatique. Uko rero uyu mwitozo ukorwa, wicara neza, warangiza ukajya urambura ukuguru kumwe,
ari nako n'umutwe wawe usa n'ujya hasi bikagendana, bityo warangiza ukagaruka muri position isanzwe cyangwa se ukajya ubikora wongera ugaruka mu mwanya usanzwe, ukabisubiramo buhoro inshuro zigeze ku 10 nk'uko uri kubibona kuri video. Ngira ngo birasobanutse neza. Icyo ugomba kwirinda, ntabwo ari byiza kubikora mu gihe ufite ububabare bukabije. Niba ubikora by'umwihariko ukumva ugize ububabare bukabije, uwo mwitozo uwuhagarike uwukuremo. Umwitozo wa 4 bawita bed dog. Uyu nawo ni umwitozo mwiza cyane ndetse ni n'umwitozo ukomeye kuko ufite uruhare rukomeye cyane. Uyu ni umwitozo cyane cyane ukomeza iyi mikaya y'ahangaha ku nda ndetse no ku mugongo, ndetse ukaba ari n'umwitozo utuma umugongo wawe ukomera ukaba wakora igihe kirekire, icyo nakwita back endurance, ndetse ukaba ari n'umwitozo utuma habaho coordination cyangwa se kumenya ngo ukuguru kwanjye kwazamukanye n'ukuboko kwanjye. Ibi nabyo ni ibintu biba ari ngombwa cyane mu buzima, ku buryo icyo ukeneye gukora ari cyo ukora, apana kuba wenda washaka kuzamura ukuguru ugasanga uzamuye ukuboko gusa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu ari umwitozo mwiza. Uburyo ukorwa nawo, ushyira amaboko n'amavi hasi, warangiza ukajya uzamura ukuboko kumwe n'ukuguru ku ruhande rutandukanye, ibyo bikagendana. Warangiza wagera hejuru ugafata amasegonda 5, bityo ugahita uhindura ukajya no ku rundi ruhande. Ubwo bivuze ngo uhita ukoresha ukundi kuguru n'ukundi kuboko. Ibi nabyo ni byiza, ubisubiramo inshuro 10 kuri buri ruhande. Ni umwitozo mwiza cyane. Umwitozo wa nyuma ngiye gusorezaho bawita piriformis stretch, ni nawo umwitozo wa 5. Uyu nawo ni umwitozo mwiza cyane. Impamvu yawo nuko rwose nawo utuma uyu mukaya wa piriformis cyangwa se iyi nyama n'ubundi biri ku kibuno itongera kuba yagenda ngo ibangamire wa mwakora wa sciatique. Ikindi kandi nanone kuko nkuko twabisobanuye, iyo uyu mukaya ukandamijwe nyine uriya mwakura, nibwo nyine humvikana bwa bubabare. Iyo rero ibyo ngibyo bitari kubaho kubera yuko noneho uyu mukaya warambutse cyangwa se inyama yarambutse, icyo gihe bituma bwa bubabare bubasha kuba bwavaho. Dore rero uburyo ki uyu mwitozo wa piriformis stretch ukorwa. Uryamira umugongo bisanzwe, warangiza ugashyira ukuguru kumwe hejuru y'ukundi, warangiza ukajya ukurura ukuguru kwegera ku gituza, naho wamara kwegereza ku gituza ugafata amasegonda nka 20 kugera kuri 30. Ibi ngibi ukabisubiramo inshuro 2 kugera kuri 3. Uyu nawo ni umwitozo mwiza cyane. Iyi ni imyitozo rero navuga yuko umuntu yayikoze buri munsi ibasha kumufasha. Navuga yuko ari imyitozo yose uyihurije hamwe ntabwo yarenga iminota 15 kugera kuri 20. Birumvikana ko ni iminota bitari myinshi cyane. Niyo mpamvu ukwiriye kugira gahunda, ukagira igihe cyo kuyikora mu gitondo cyangwa se nimugoroba, bityo nibura ukaba wayikora nk'inshuro 5 kugera kuri 6 mu cyumweru. Ukibuka yuko guhozaho biruta kuba wakora imyitozo cyane cyane wivunagura. Ahangaha ndaboneraho kwibutsa abantu, hari umuntu twereka imyitozo gutya akumva ko agomba kuyikora kugira ngo arara akize uwo munsi. Nongere mbigarukeho, ntabwo sciatique ikira mu ijoro rimwe, ni igihe bitwara kugira ngo wa mubiri wongere umenyere, wongere usubire mu mwanya mwiza. Birumvikana ko rero guhozaho kuba bikorwa kenshi ariko bitakuvunnye, icyo gihe nibyo bibasha kuba byatanga umusaruro. Naho iyo ukoze imyitozo wivuna, icyo gihe ntabwo ibasha kuba byatanga umusaruro. Reka rero nkubwire yuko sciatica atari umwaka wagize mu buzima. Ntabwo navuga ko ari amahirwe nanone wagize kuko ntawishimira kurwara, ariko ni uburwayi bubaho, ndetse usibye wowe n'undi muntu wese yabugira mu gihe atitwararitse neza. Akenshi nk'uko twabibonye, iva ku kuba hari imikaya yawe idafite imbaraga, ikava kandi ku kuba by'umwihariko hari ubwisanzure buke mu gice cy'umugongo cyangwa se ku bice byose bikikije uyu mwakura wa sciatique. Bikava kandi ku kuba umuntu yitwara nabi, uburyo yicara, uburyo ahaguruka, ibyo byose bishobora kumutera sciatica. Bigaturuka kandi no kuri stress cyangwa se wa muhangayiko. Ni nayo mpamvu rero nukora imyitozo buri munsi uzagabanya ibyo byago byo kuba wagira ubwo bubabare bwa sciatica. Wubaka umugongo wawe ukomeye, wirinde yuko yagaruka. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo niba iyi video igufashije
kanda like, ukande na subscribe hano kuri Physio Rwanda niba wari utarabikora. Wibuke no gusangiza iyi video undi muntu uwo ari we wese uzugira ububabare buterwa na sciatique cyangwa se uwuzi yabasha kugirira umumaro. Muri video itaha nzakubwira andi mabanga menshi atandukanye uba utarusobanukiwe. Niyo mpamvu mbagusaba gukurikira Physio Rwanda umunsi ku munsi kugira ngo ubashe kumenya niki kigezweho mu buzima, niki ngomba gukora kugira ngo mbashe kubaho neza ndetse mbashe kwirinda uburwayi butandukanye ushobora kuba bwamfata. Wakoze cyane rero kunkurikira kugera ku musozo w'iyi video. Imana ikumera umugisha. Icyo nkwifurije ni ugukira, ujye ukomeza ukurikiza inama tukugira. Ni inama ziba zaragaragajwe n'abahanga ndetse bikanagaragazwa ko zitanga umusaruro. Niyo mpamvu rero nawe mu gihe udukurikira umunsi ku munsi uzajya wunguka byinshi cyane.